Mumeze gute bantu banjye? Reka nizere yuko mumeze neza aho mugiye muherereye hagiye hatandukanye, waba uri mu ntara y'amajyepfo, waba uri mu ntara y'amajyaruguru, iburasirazuba cyangwa se mu burengera bwaryo. Birashoboka cyane ko waba uri no mu mujyi wa Kigali cyangwa se ukaba uri no mu bihugu byo hanze y'u Rwanda. Reka nizere yuko mumeze neza, uretse ko hari n'igihe byaba bitameze neza. Icyo nakwifuriza ni ukwihangana ugategereza ejo, kuko byanze bikunze uyu munsi ushobora kuba umeze nabi cyane, ariko ejo bikazarangira umeze neza cyane. Ntiwihebe rero, kuko mu ijuru hari Imana, kandi Imana itabara abafite ibibazo bigiye bitandukanye. Turagarutse muri bya biganiro byacu hano kuri YouTube channel Rukundo Love Stories. Ibiganiro tuganiriramo amagambo agiye atandukanye, kandi amagambo asana imitima ikomeretse, ndetse akaba ari amagambo atuma turushaho kwaguka mu bintu bigendanye n'urukundo. Uyu munsi turaganira ku kiganiro gikomeye cyane, ikiganiro gikora ku mitima y'abantu benshi cyane. Ese wari wakunda umuntu agakinisha umutima wawe? Wari wakunda umuntu akagukomeretsa ku buryo utekereza ukumva nta nubwo ukiri ku isi? Wari waterwa n'igikomere n'umuntu mu rukundo ukarira ukumva amarira nta nubwo ari kubasha gukama? Ese wabyitwayemo gute? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko wakitwara mu gihe umuntu agukomerekeje, nyuma yaho uko wakitwara kugira ngo ubashe gusohoka mu kibazo neza. Ibikomere ni byinshi cyane, ashobora kugutera mu igikomere mu buryo bugiye butandukanye, ariko uko cyaza kimeze kose igikomere ni igikomere, kandi nta gikomere kitababaza. Ahubwo reka turebere hamwe, umuntu amaze kukubabaza, umuntu amaze kugutera igikomere, wakitwara gute kugira ngo ubashe kwiyakira vuba kandi wongere ukomere ugaruke muri mood. Hari igihe ukunda umuntu ndetse uwo muntu agashyira ibintu byiza byose imbere yawe, ariko final ukajya kubona ukabona aragusize usigaye wenyine. Yamara kugusiga ibintu bikagucanga, ukarebera ahantu watangirira ibintu naho wabirangiriza ukabura, mbese ukisanga nk'umuntu uri mu kantu gato cyane utabasha no kwinyagambura. Kuri bamwe byabaye nk'iherezo ry'isi, ariko ku bandi byabaye nk'intangiriro yabo yo kongera kwimenya ndetse no gukura mu bitekerezo. Ariko se wowe, nyuma yo gukomerekera mu rukundo, wakora iki kugira ngo wongere ugaruke muri mood? Wakora iki kugira ngo nawe wongere wiyubake? Ibi ngibi nibyo tugiye kuganiraho uyu munsi, tuganira mu kuri, tuganira mu mutuzo, ndetse tuganira no mu rukundo. Gusa mbere yuko ikiganiro tukinjiramo nyirizina, ni munyemerere tubanze kwakira abantu bashyashya, kuko murabizi ni umuco wacu. Umuntu mushyashya no umuntu utaramara gukanda subscribe, niba utarakanda subscribe uyifungure, kandi wibuke no gufungura inzogera kugira ngo buri kiganiro cyose gitambutse ngo ubashe kukibona kandi ukibonere kujye ngiye mugiye kubana nk'ibisanzwe. Nitwa Rukundo. Reka dutangire ikiganiro cyacu, kandi nizere yuko tuza kubana neza, uza gushaka kuduha igitekerezo uze kukiduhereza, kandi nyirizina niba ukunda ibiganiro nkunda kukugezaho, nibagiye gukanda like kuri no video, kuko bituma umuryango wacu urushaho kugenda waguka, kandi uko tuzagenda turushaho kwaguka niko n'ibikorwa byacu bizagenda birushaho kwaguka, tukajya tubasha guhugurana mu bundi buryo kandi burushijeho kuba bwiza cyane. Okay, muhawe ikaze kandi ndabakunda. Ikintu cya mbere ukwiriye gukora, banza wemere ko wababaye. Iyo umuntu yamaze gukomerekera mu rukundo, hari igihe agerageza guhunga amarira, cyangwa se hari igihe ushobora kuba watekereza guhunga amarira yawe, ugasanga uri kuvuga uti nta kibazo ufite, ukikomeza muri make, nyamara mwe mbere mu mutima wawe ibikomere byenda kukwica, ibikomere bimeze nabi cyane. Shuti, ndakwinginze umva iki kintu. Kwemera yuko wababaye ntabwo ari intege nkeya, ahubwo ni itangiriro ryo kuba wakira ndetse burundu. Umva nkubwire, fata akanya wemere amarira yawe. Niba ngombwa, niba wumva ushaka kurira urire, niba ushaka kuvuga uvuge, ugatinye kumva ubabaye, kuko iyo utabanje kwemera amarira yawe ntabwo ushobora gukira vuba pe. Niba warakunze umuntu ndetse ukamukunda cyane, ariko bikaza kurangira agutaye agiye, reka ntukumve yuko ari intege nkeya zawe wagize. Kandi kuba warababaye ntabwo bivuze yuko ari wowe wari ufite ikibazo, bivuze ko wakunze by'ukuri. Kwemera ko wababaye sabwa ari intege nke zawe, ahubwo ni ishingiro ry'uko wakunze bikuvuye ku mutima. Icya kabiri ukwiriye gukora, gerageza gufata umwanya wo kwiyitaho. Nyuma yo gucika intege, umutima wawe uba ukeneye kuruhuka, ukeneye kongera gufata umwanya ukiyitaho rwose, ndetse ukongera ukumva ko ubuzima bukwiriye, cyangwa se ubuzima ari ngombwa. Gerageza gukora ibintu bikunezeza. Fata akanya ugende, ujye gutembera uri kumwe n'inshuti zawe zisanzwe, cyangwa se birashoboka ko wafata umwanya wenyine nta wundi muri kumwe, aho ukagerageza kwiyumvira indirimbo zigiye zitandukanye, indirimbo ukunda, ariko bidakuyeho rwose ko ushaka wagerageza kuvugisha za nshuti zawe, ariko zimwe zikubaka pani zigusenya.
ariko nanone reka nkubwire yuko udakwiriye kubana n'inshuti zigutera kwibuka ibyakubabaje cyangwa se ibyakubayeho. Izi ngizi nuzibona uzajya ugerageza kuzigendera kure, kuko nta kintu n'iki na kimwe n'ubundi zaba ziri kugusayidira ku buzima ubayemo. Rero kwiyitaho ni kimwe mu bisubizo bikomeye rwose byagufasha gukira vuba ibikomere. Icya gatatu, irinde gusubira mu byahise. Hari igihe umutima ushaka kongera kuvugana na wa muntu mwatandukanye, ukumva ushaka kumusobanurira cyangwa se kumwumva nanone, ariko igihe cyose uzabitekereza cyangwa se igihe cyose umutima uzabikwishyuza, uzibuka ibi bintu. Gusubira aho wakomerekeye ni nko gufungura igisebe kandi cyari cyaratangiye gukira. Ntukagerageze niri na rimwe kongera kuvugisha umuntu mwatandukanye ngo nuko umutima wawe uri kumwibuka. Uzi impamvu? Hari igihe umwibuka kubera umuco ariko utamwibutse kubera urukundo. Komeza wubake ubuzima bwawe kandi wibuke yuko amahoro yawe afite agaciro kuruta umubano wagukomerekeje. Ikindi kandi umenye iki kintu, kureka umuntu ntagaruka umwanga, ahubwo ni uburyo bwiza bwo kwiyubaka. Igice cya kane, egera Imana. Mu bihe by'ibikomere abantu benshi cyane barahunga, abandi bagashinza, ariko abahanga bazi kwegera Imana bakayitakambira, bakayegera, bakayisenga. Menya aka kantu kandi ugashyire mu mutwe cyangwa se ugashyire ku mutima niba utazakibagirwa. Iyo umutima wawe ubabaye, Imana niyo mutuzo wa mbere kandi nyakuri. Jya uyegera, uyibwire uko wiyumva, uyibwire ati Mana ndababaye, Mana fasha gukira, Mana fasha kwibagirwa ibyagenze nabi. Uyegere nk'uko wegera umubyeyi wawe uri kumusaba icyo wumva ukeneye, kuko uriya ni umubyeyi uhagarariye abandi babyeyi bose kandi arabwirwa kumva kandi akanakora. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka ari hafi y'abafite imitima imenetse, akiza imitima y'abababaye, muri Zaburi ibice 34 ndetse n'umurongo wa 18. Rero iyo umenye ko Imana iri hafi yawe, ibikomere bitangira kugenda bikira gake gake bikazarangira bikize burundu. Reka dukomeze n'icya gatanu, shaka abantu bagusubizamo ibyiringiro. Ntukabane n'abantu bakubwira amagambo akubabaza cyangwa se abantu baguseka. Shaka inshuti zifite umutima wumvira, abantu bazagufasha gusubira mu buzima butari ubw'agahinda. Inshuti nziza ntabwo ikubwira amagambo menshi, ahubwo ikuba hafi, ikakumva ndetse ikagufasha kubona imbere hakiri icyizere. Inshuti nziza ntabwo zigukuraho agaciro, ahubwo zigerageza kugusubizamo icyizere. Tugeze ku cya gatandatu, turi kugenda dushaka gusingira ku musozo w'ikiganiro. Ariko mbere yuko twinjira ku cya gatandatu, reka nkubwire neza yuko ukwiriye kugenzura niba wamaze kwandika kuri no video. Nukuri ni iby'agaciro kandi ndababwiza ukuri yuko muri kudushyigikira mu biri biganiro byacu. Niba uri mushyashya ugenda, niba wamaze gukanda subscribe kuri no channel ndetse wanafunguye inzogera. Ikindi kandi ndakwinginze cyangwa muri comment wandikemo comment, hanyuma numara kwandikamo comment bibaye byiza iyi video kumva yari ikintu yagufashije, wagerageza kuyisangiza n'abandi kuko ni ibintu by'ingenzi. Reka dukomeze n'icya gatandatu kandi ntabwo video yacu iri butinde kuko tugiye kugera ku musozo, harabura ibintu bigeze kuri 3 byonyine. Icya gatandatu, wige amasomo byaguhaye. Urukundo rwakubabaje rufite amasomo akomeye cyane. Rwigisha ko gukunda ari impano, ariko ko nawe ukwiriye kwirinda kwibagirwa. Rwigisha ko kugira umutima ukunda bitavuze ko wareka kwiyitaho. Rwigisha ko buri gihe ukwiriye kumenya uko wubaha amarangamutima yawe. Menya ko nta kintu kiba ubusa mu rukundo. Burya n'ibyakubayeho nibyo bizakubaka neza mu rukundo rushyashya rw'ejo hazaza. Bya bindi byakubabaje ukarira amarira menshi cyane bizagukomeza mu rukundo rw'ejo hazaza. Ibikomere byo mu rukundo bitwigisha gukunda neza ubutaha. Icya karindwi, emera ko urukundo rushya rushoboka. Abantu benshi iyo bageze mu rukundo barakarukomerekeramo, batangira kugenda bavuga bati ntabwo tuzongera gusubira mu rukundo, ntabwo tuzongera gukunda ukundi, bitewe n'ukuntu twababaye, tuzabaho twenyine. Ariko nubwo yemeze gutyo, reka nkubwire iki kintu, hari umuntu witeguye kugukunda kandi akagukunda neza. Erega menye yuko atari buri wese ushobora kuba yagutera ibikomere cyangwa se yagukomeretsa. Hari abaza biteguye kuba bagufasha bwo gukira ibyo bikomere abandi baguteye, izo mvune abandi baguteye. Hari abantu baza baje kuzomora, ariko gerageza nawe ubwawe ubanze wikunde, ubanze ubishuti ikomeye n'umutima wawe. Iyo wamaze kwiyunga n'umutima wawe, uba wamaze kwitegura kwakira urukundo rwiza kandi urukundo
rufite umusingi ukomeye cyane. Ikunde wewe ubwawe mbere yo gukunda undi, kuko nibwo uzamenya urukundo nyarwo ko ruba rutuje. Icya munani turi kugenda dusatira umusozo, kuko harabasigaye kimwe gusa. Igihe gikiza byose. Nta kintu cyiza nk'igihe. Uyu munsi ushobora kurira, ariko ejo ukisanga wongeye guseka ndetse cyane. Ndakubwiza ukuri yuko umunsi umwe uzasubiza amaso inyuma ugaseka wibutse ibyo wabonaga nk'iherezo ry'ubuzima bwawe. Igihe kizana ihumure, igihe kizana amahoro, kandi rwose ndakubwiza ukuri yuko kigarurira umuntu ibyishimo. Fata igihe cyawe. Igihe kigufasha kumva ko ubuzima bugenda neza, kandi ko hari ibindi bintu byiza biri imbere yawe. Icyakenda turi gusoza. Shuti za YouTube channel Rukundo Love Stories, ndakubwiza ukuri cyangwa se ndababwiza ukuri ko gukomerekera mu rukundo si iherezo. Ni urugendo rutoya rwo kwiga ndetse no kwimenya ndetse no kumenya agaciro kawe. Ntukiyange. Ntukihutire kugura umuti wo kuvura ibikomere, wo kwivura ibikomere. Oya, ahubwo rwose ndakwinginze wicare wibuke ko Imana itajya isiga abo yakunze. Komera, ikunde wewe ubwawe kandi ukunde n'ubuzima bwawe. Ikindi kandi wibuke ko niyo umutima wawe wigeze kuvunika, ushobora kongera ugakunda kandi ugakunda urukundo rw'ukuri. Menya yuko abantu bakomerekeye mu rukundo atari uko baba batsinzwe, ahubwo babizi bigiyemo ibintu byinshi kandi bigiye bitandukanye. Turasoje ikiganiro cyacu. Wakoze aho twabanye muri iki kiganiro kuva dutangiye kugeza dusoje. Imana ikurinde kandi iguhe umugisha kubw'ubwitange bwawe wageze ukabaranga, tukaba twabashije kwigana ibintu bikomeye cyane. Reka nizere yuko niba warabashije gukomerekera mu rukundo, iki kiganiro wakuyemo isomo rikomeye cyane, ndetse wabashije kumva umutima wawe uruhutse mu yandi magambo. Bayi, reka tuze guhurira mu kindi kiganiro, ariko hari icyo wifuza yuko twazakubwira ubutaha, cyangwa se hari icyo wumvise mu iki kiganiro wungukiyemo ukumva ari igitekerezo waduhereza, ukiduhereza. Reka kuduhereza comment ni ibintu byoroshye kandi nta kintu bitwaye. Niyo wagenda muri comment rwose ukandikamo ngo urukundo cyangwa ukandika ngo morove cyangwa se ukashyiramo udutima twinshi cyane, nta kintu byabitwaye, ariko utagendeye aho ngaho. Wakoze, Imana igumugisha. Reka duhure mu yindi video tugenda twiyungukira ubumenyi ku bintu bigiye bitandukanye. Imana ikurinde, ndagukunda cyane.